Kristo ni iki? Ubundi uyu mugabo kumukurikira bisaba iki? Nasanze hari ubwo umukurikira isoni zikagukora ndagakiza ntago umuntu agahabwa kuko yinjiye mu idini. Idini njya kuhahererwa imigenzo y'idini ariko ntidukura agakiza mu idini. Agakiza ni icyemezo umuntu wese afata. Umvise? Agakiza ni icyemezo umuntu afata. Noneho uyu muntu nta nyangamugayo yasambana, nta nyangamugayo yamena amaraso, nta nyangamugayo yagambanira igihugu cyangwa mugenzi wayo, nta nyangamugayo. Muranyumva? Inyangamugayo abantu babanze bumva yiteme, sibyo? Niyo mpamvu ubona n'abantu bamwe bafata amazina ahambaye afite content, afite agaciro, kandi Bibiliya ivuga ngo mu bamwiringiye ntawe uzakorwa n'isoni. Nsanga zirimo ngo kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu. Ngewe noneho nasanze zirimo bunyangamugayo, kwanga umugayo, biva ku nshinga kwanga umugayo. Noneho reka gusambana twe kubigira icyaha, reka njye mbyeze noneho ni umwanda. Urabyejeje ubigize umwanda. Yes, reka mbikure mu mwuka kuko batubwira ngo ni icyaha. Reka noneho ne kubigira icyaha, njye mbigize umwanda. Nitubizana mu bunyangamugayo ni umwanda, sibyo? Nitubyimura rero tukabijyana mu mwuka byiswe iki? Icyaha. Ndashaka rero nsobanura ijambo ubunyangamugayo ni iki. Buba buhari. Impamvu ndi kubaha aya makuru nuko hari Theo wabanje kubaho muri buriya buzima. Hanyuma Yesu amugiriye neza, amusayuye, yego, hari nubwo kamere bayitera bya fenerega igasinzira pe. Iterwa ibyo bintu n'iryari isinzira burundu biba byagenze bite? Ubundi nta munyabugingo, reka ibi bintu mbihe umucyo. Nta munyabugingo uba ufite kuko agiye mu mazi menshi, korari kuboko kw'iburyo mu gatenge ikaririmba neza, ugahita uza wiruka, Gorogota yaririmba ukaza, hanyuma Iyerika yaririmba ukaza. Ntabwo ari cyo gisobanuro cy'umunyabugingo. Bibiliya avuga ngo yewe Yeremiya we, uyu munsi 80% kabone naho Bibiliya yaba ari ukuri, ariko hari abantu bafitemo inyungu zabo muri iki gitabo. Ntago babura, sibyo? Barimo benshi cyane kuko hihishemo ibisambo byinshi, hihishemo abanyamanyanga menshi. Bibiliya ubwayo ubundi si ikibazo. Njyewe niyo nyibona, niyo nyisoma mba numva nta kintu intwaye. Ariko igira agaciro gakomeye iyo uyisoma ari mu mwuka. Urumva? Iyo uyisoma uri mu mwuka wumva ibintu bihabanye n'uko wowe wabisomye. Hari irindi hishurirwa ugira, hari ubundi bumenyi umwuka guha. Yego. Noneho uraza kubona kuba inyangamugayo, agaciro ko kuba inyangamugayo. Iyi nyangamugayo yavutse ari inyangamugayo twabisomye nakumenye kera. Umunyabugingo agira icyo bita chambre principale mu Gifaransa. Itahwamo n'umugabo witwa Kristo. Kristo agira office muri icyo cyumba. Ako nakandi kantu. Iyo agenda yumva konseri muri we, iyo agenda yumva igiterane, iyo agenda yumva ibihimbano by'umwuka, iyo agenda yumva indirimbo zo mu gitabo, kumva amakuru y'umurwa. Tune
reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe ukurikira ibiganiro byose bica ku Iriba ry'Abera TV. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe ukurikira ibiganiro byose bica n'Umusaraba TV. Mwese aho murereye hose rero mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo, diaspora yose yumva Ikinyarwanda yose, mwese mwumve ko tubasuje kandi twifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ndabasuje rero mwebwe mwamaze gukora subscribe, ariko kandi namwe mutarayikora, uyu ni umwanya kugira ngo mukore subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byose tunyuzaho umunsi ku munsi. Ikindi nubona ubyishimiye, ukunda biragufashije, ko naraho bikuvanye hari naho bigushyikije, igerageza ubisangize n'inshuti zawe, udufashe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Theogene, Imana yahamagaye, Imana gukoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi. Reka ntangire mu ikaze kandi mwakira kuri mikoro. Uraho neza? Amahoro y'Imana. Komera cyane. Turashimira Imana. Noheli nziza. Twese hamwe. Uyu munsi ni Noheli, turimo kwitegura gutangira umwaka mushyashya kandi dufite ibyiringiro yuko turawutangira. Yego. Mumeze neza? Turashimira Imana, yabanye natwe, irakomeye. Noheli muyitangiye mute? Se mwabonye Noheli? Twayibonye. Noheli twayibonye. Cyane iyo bigeze umuntu ari na muzima, ubugingo ari buzima, n'umuntu ari muzima, aba ari amashimwe. Kandi ikintu abantu bakwiriye kumenya, uretse kuba twizihiza ko ari aniversary ya Yesu, ariko ubundi iminsi yose irasa, ndetse ko idahwana. Kerera iyo mbona bukeye nkabona ndaramutse, ni Noheli. Nayo ari Noheli. Kandi Noheli twibutsa ivuka ry'umwami wacu. Burya none se ugira ngo buri umunsi wose aho uvuka agera ugira aniversary. Bitewe n'icyo bizihiza. Nuko wowe uba utamenye ngo ninde wayikoze, ariko iteka nta munsi utaravutseho umuntu. Ariko uyu nguyu aba ari special. Okay, nuko ari umunsi rusange twese twamenye ngo yatuvukiye, ariko burya iyo uramutse aba ari Noheli. Mana ishimwe rero, twishimiye kubana nawe mu kiganiro cy'uyu munsi. Tugusanze mu rugo byawe byose, ndibona wane Noheli kumbwiye ko ihari. Irahari nta kibazo. Ntacyo dushinja Yesu. Byagendaga ariko turashima Imana. Ubugingo ni buzima. Ni buzima. Imana ishimwe cyane rero. Reka dutangire rero tugusaba kugira ngo usenge Imana, ubundi twinjire mu gahunda y'uyu munsi. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, uri umukozi w'umuhanga. Bana natwe rero mu kiganiro tugiye kugirana n'abasanzwe badukurikirana, bagubwe neza. Twatuye umugisha n'imbaraga z'Imana ku muntu wese mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye kuganira, ariko ubwo duherukana wari kuvuga ngo uri kwibutsa abantu kugira ngo bajye bamenya iyo baturutse kandi basigasire ayo mateka, kuko nibatibuka Imana y'icyo gihe uyu munsi bitashoboka. Uri kubwira abantu ngo bibuke imirimo y'Imana. Dufite ikibazo Theogene, uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, ariko abavugabutumwa benshi n'icaka 90% ntibashaka kuvuga hahise habo. Bashaka ko tubabona muri pereza uyu munsi ko bameze, ariko ntibashaka kuvuga ahahise habo, kandi hari abo byakomeza. Iyi ndwara yateye mubona biterwa n'icyo, nanone biterwa n'iki? Narababwiye ngo iyo wihaniye icyaha ku mugaragaro, burya no kugisubiramo biravuna, birakugora. Ariko iyo wamenyereye gukora ibintu byawe mu bwiru, sinzi icyo Kinyarwanda n'abantu bose bakimenya, gukora ibintu wihishe, iteka ryose nabyo biravuna, birakorohera gukora ikosa. Impamvu abantu badashaka ejo habo ko haza muri pereza uyu munsi, ubundi abahanga baravuga ngo ujya gukira indwara arayirata. Tuvuye he? Turi bande? Ubundi twari bande? Ese uyu muntu uri kugukandagira, kuki ari kugukandagiza ahageze none
kuki atagukandagije ejo hashize nuko hatari hafite imbaraga. uyu munsi niho umuntu ari kukubwira ngo uzi uwo ndi we ni uw'uyu munsi ariko uzi icyo ndi cyo ugize impanuka ukamenya icyo ndi cyo cy'ejo hashize nta kintu yakubwira. rero ntekereza ko si byiza kwishira hanze, ariko nanone hari intego abantu bamwe na bamwe baba bafite. wenda urugero rutoya, byakugora kumenya umukobwa w'i Kigali, byanakugora kumenya umugore w'i Kigali, kandi batandukanye nabo mu ntara. nyine umugore w'i Kigali asa n'umukobwa w'i Kigali, yego, kandi umukobwa w'i Kigali asa n'umugore w'i Kigali. kera icyarangaga umubyeyi kwari uguheka no konsa. yego, ibyo byagutandukanirizaga umugore n'umukobwa. uyu munsi rero ni ukubyara ahita ahereza umukozi, sibyo? hanyuma ubwo ni nido cyangwa se inyange cyangwa ibindi, nta mwanya wo konsa ngo ritagwa. wenda aha abantu bumve neza. noneho rero mwahura, wenda amusize ku Kibuye cyangwa i Musanze cyangwa Nyagatare, uyu munsi yinjiye i Kigali. uyu mwana rero azakura nyirakuru ari we nyina, hanyuma nyina wa nyawe ni tantine. aka kana abantu bakihanganire, ntawe twibasiye, ariko ni niko kuri. rero muri iri vugabutumwa ryacu, sibyo, umuntu Imana iramuhamagara ari umukene mu mubiri no mu mwuka, ikamweza, ikamutunganya, ikamuha imbaraga, ikamuha izo mpano. yamara kubyinjiramo neza, akabyite ngo Imana yamuteye ijeke, yabaye muremure, hari aho yumva ageze, ntashaka kugaragaza harya ejo hashize he yarinde. ubundi wowe wa nyawe wa originali ni uriya utangira, uriya ubanza ni wowe wa nyawe. kuko uyu mbona none amukesha uriya yabanje kuba we. niyo mpamvu rero tutari dukwiriye kwirengagiza hariya hantu twabaye duhingiririza, badukubitira mu isahane z'abaturanyi, dusura abantu batatwizeye, kandi uri inyangamugayo ariko usa n'igisambo, urareba nk'uwiba. ntiwiba ariko urareba nk'uwiba. noneho rero wabizana muri iri vugabutumwa 80% usanga biterwa n'intego umuntu azanye, ikimuzanye. avuga ati kangende niyoberanye nihindura intumwa, nimara kugera ku cyo nshaka bazajya kumvumbura nkuye mwayanjye. ariko umuntu muzima avuga ejo hashize he, akahagaragaza ishusho y'ahatambutse, uyu munsi noneho hakerekana aho Imana imugejeje. mwene ibyo bintu rero icyo bimara, bikomeza abantu bikabasubizamo ibyiringiro, kavuga bati buriya yatabaye uriya, nanjye zantabara. yakuye Theogene mu kiraro, ikamukura mu gusyaga inkweto muri Nyanza muri Nyabarongo, ikamuvana mu kubana n'imbwa, uyu munsi akaba nawe ari mu nzu. deni iyo mirimo ni nayo igenda isubiza abantu mwo imbaraga. hari ijambo uvuze ukomojeho ngo uriya utangira ni wowe wa nyawe. ni wowe wa nyawe. ese ko uriya utangira ashobora kuba yari mubi, yari mu isayo y'ibyaha, uyu munsi uwo muntu w'ejo hashize yarahindutse, urabihuza ute ko uyu muntu ejo
yari afite ukuntu ari mubi, uyu munsi yabaye umuntu mwiza kubwo kwizera Kristo. yego. Urabihuza gute ko aba bantu bahindutse? Burya rero nta waguye nta n'uwahagaze. Ushatse kuvuga iki? Nta waguye nta n'uwigeze ahagarara. Habanje kubaho umunyabyaha, niwe tubona. Uyu munsi turabona umukristo, Yego. ariko uriya tubona niwe wanyawe. Impamvu Bibiliya iravuga ngo nuko nkunyuzeho ngo usanga wivuruguta mu isayo y'ibyaha. Ndavuga ngo ariko nubwo uri mu isayo y'ibyaha baho. Ngire ngo ashobora kuba ari muri Ezekiyeli 7 hafi aho, sibyo? Nuko nkunyuzeho nsanga uri mu ivata ryawe. Ndavuga ngo ariko nubwo uri mu ivata gira ute, baho. Baho mu ivata? Baho. Ubundi ni ukuvuga ngo nakunze kubabwira ngo hariya hari ahantu uri gusuzugura, udashaka kugaragaza, udashaka guhishura, niho hagaragaza wowe. Wowe wanyawe. Yego. Wowe wanyawe uyu munsi uyu babona hano hari ibisinziriye. Sibyo? Uyu Theogene babona hari ibisinziriye. Bibaye rero ko bikanguka, sibyo? Yego. Bibaye ngombwa ko haboneka igituma bikanguka. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo kamere ntipfa, ahubwo irasinzira. Niki gisinziriza kamere? Iyo duhimbaza Imana tubirimo neza, kamere irasinzira. Then agakiza kaza kwicara hejuru ya kamere. Kuko wakijijwe bya nyabyo ni watsinze kamere. Kandi kamere ntigipfa. Kamere ipfa ari uko nyirayo yapfuye. Urumva? Kuba mu Mana rero bisinziriza kamere. Imbaraga z'Imana zikicarira kamere. Umuriro wa Pentekote ukicarira kamere. Umwuka wera utera intebe hejuru ya kamere, ukayitsikamira. Niyo mpamvu iyo umuntu avuye mu mwuka, kamere ihita yizamura igapusa twa tundi twose wabonaga, ukajya ukabona umuntu bati si umuhanuzira kubera icyo ari gukora ibingibi. Ese biriya ni ibiki? Uyu muntu ntitumuzi ari umuhanuzi. Mu yandi magambo umwuka wera yagiye atuma uyu muntu rero yongera ya kamere noneho ibonye urwinyagamburo cyangwa se ubwisanzure. Niyo mpamvu mu buryo bw'umwuka, iyo ni kote y'umwuka, nta muntu n'uyu n'umwe ubayeho none ariko nta ejo habayeho, kera habayeho, uyu munsi noneho hari. Urumva uko byubatse? Nicyo gituma na bugingo n'ubu uzumva umukristo avuze ati jyewe Imana imbabarire kwibaza ku bantu. Nuko yamurebeye mu ishusho y'iyobokamana, sibyo? Yamurebeye mu gutwara Bibiliya, amurebera mu gisirimba, wumvise? Amurebera muri hareruya y'ubutsinzi, iy'umurambararo n'izindi z'umuriro, ko nasanze barazihaye amazina menshi. Noneho amurebeye mwaho bagonganiye ahantu, afite muri ture cyangwa mobimba, cyangwa yafunze inguni n'indaya cyangwa n'umusambanyi. Ubundi indaya ni igitsina gore, musambanyi ni umugabo. Ni igitsina gabo. Noneho rero wa mukristo wari warubatse ibintu muri we by'uko uyu muntu akijijwe, urumva? Agonganye no atunguwe na biriya bintu abonye mutumishi yakoze. Niyo mpamvu uyu muntu iteka azakunda kubwirana ngo Imana imbabarire kwibaza ku bantu. Nuko umwuka wera, umuntu akubwira abantu nta muntu n'uyu n'umwe ubaho ushobora gukora icyaha ari mu mwuka. Wena nimvuga umwuka, imyuka ni myinshi, kamvuga umwuka wera. Nta muntu n'uyu n'umwe wera wirabura ubaho ushobora gukora icyaha
ari mu mwuka. iteka ryose agikora yavuye Iteka ryose umuntu agikora yavuye mu mwuka. Ntabwo bibaho. mfite ikibazo nshaka unsobanura kiri kuri ibyo ngibyo. uruvuga ngo umwuka w'Imana araza agatsikamira kamere. Yego. ashobora kugenda kamere ikongera ikagaruka. Yego. iyo dukurikiye ubuhamya bw'abantu batandukanye atubwira ati kera nari umujura. iyo nazaga mu rusengero ukarangara gatoya ukarambika agatelefone naragatwaraga. iyo nazaga mu nzu iwawe uranga agata televiziyo nagatwaraga. ariko uyu munsi narakijijwe. tuvuga yuko uyu muntu wakijijwe ngende kumva umuntu ntabwo tuzamwizera kubera yuko nubwo yakijijwe umwuka rero numva adahora mu muntu iteka ryose bitewe n'isi tubamo. anytime ya azongera yibi niturangara sako ko tumuhoza ijisho. Oya. Ntabwo ari cyo bisobanura. Uyu muntu uri kwihamiriza ko yibaga. Muranyumva neza? kandi kamere yacyari yo kwiba. Aha. We arimo arihamiriza ko yibaga. Ntacyo mumuhaye ngo yivemo. Ryari ibanga rye. Akwa ari dushobora kuba tunamuzi. Okay. Yibaga. Noneho rero ubundi ibi bintu kubivuga cyangwa kubisobanura ni uko byitondera. Kubera iyihe mpamvu? Niba umuntu yitangiye ubuhamya ko yibaga, sibyo? Uyu munsi ati njyewe sinkiba. Ni umwuka uri muri we umuhamirije, umuteye guhamya ibyo no kuvuga ibyo. Ariko mu gihe icyari cyo cyose, niyo mpamvu uyu muririmbyi avuze ngo izi ngeso zashaka kubyuka zirimbure, uzirandure uzice pe, sibyo? Bivuze ngo rero bibaye ngombwa ko izi ngeso zibyuka, noneho ntiyabona n'ibyo yiba byamubana bike. Uko yakoraga biza ari dubure. Nicyo gituma na bugingo n'ubu buriho kugira ngo mbwirize umuntu waguye nahura n'umuntu utazi umuryango w'urusengero. kuko bajya bavuga ngo yagarutse ngo yagiye abadayimoni barikuba. Nibareke no kwikuba. Mata yarayizi, Luka yaramusomye, sibyo? Zabura yizi yose uko zikurikirana. Uzabumva ngo yageze mu ishyamba, ngo ageze mu biti, ngo dusanga niba ari we giti gikomeye, ngo tugeze mu mabuye dusanga niwe rutare. Bazi kumutondeka neza, byo byaranyihishe ntumbaze. ngo yageze mu nyamaswa, ngo dusanga ngo niwe ntari komeye. Then bafite ukuntu bamutondeka bakamutondeka kavuga uti baramuvuze. Uyu nguyu rero mu mazi amara inyota. Aha, ngo yageze ngo mu mazi, ngo amazi amara inyota. Bafite ukuntu bamudefinisa. None kavuga uti kweri ubundi igihugu mbamo ni iki? Uyu muntu yaguye rero kumubwira ngo mwene data garukira Uwiteka, yego Nyagasani. Akubwira ati peti wakana we, ibintu urimo nabigutanzemo wowe, ibyo urimo urabizi. Rero aba ari nko gukina, ni nko gufana match yarangiye, none igitego cyajya mu kavuza induru ugakomera nk'ikigiyemo aka kanya. Ntabwo rero biba byoroshye. Rero icyo nemera wenda kugira ngo iyo topiki tutanayitindaho cyane, nuko agakiza ubundi agakiza k'umwimerere ka nyako ni gifti Imana iha umuntu, ni impano y'Imana. Agakiza ni impano y'Imana. Noneho uraza kubona tugira abo bita bangeso nziza. Bundi gukizwa nuko babidekoye bakabishira muri tekawe ntibabyerure. Gukizwa biri mu muco, ni natural culture ya muri zo ndimi. Ni mu mwimerere, bo barabifashe barabiproduwiza, barabifungura, babyambura umwimerere wabyo, barabidubura kugira ngo abantu bakwirwe. Barabisembuye.
ariko ubundi gukizwa bya nyabyo biri mu nyito. Hari inyito, ni nko gufata ikintu runaka wowe ukagihindurira izina. Gukizwa kwa nyabyo nicyo twita ubunyangamugayo mu Kinyarwanda, niko gukizwa. Buriya inyangamugayo, ubunyangamugayo a contraire ni nako gakiza. ntabwo waba inyangamugayo udafite agakiza. Ntabwo bishoboka. Icyo ndiho nkubwira nicyo shaka ko tugendanamo. Abo bantu ba nyangeso nziza, uriya muntu ngeso nziza utabatije mu mazi menshi. Yego. Wumvise neza? Hano iwacu ku gisekuru kwa Roma nibo batubwira ngo hazabaho purgatori y'ibyaha bike, ni mwene bariya, ariko umunyabyaha wese azarimbuka. Noneho inyangamugayo ni iki? Inyangamugayo ni umuntu wese wifitemo muri we ubumana karemano. Aha ndahitondera kugira ngo abantu hatagira ngo ngaruye bya byeso na bya bibindi. Imana hirwa. Imana karemano. Uyu munsi ni kuri Noheli, twese tuba tuzi ngo tugiye gufata amasengesho, ngire ngo ubu hari n'abariye igaburo ngo avukire muri twe. Aha, hari abantu rero agakiza kavukiye muri bo, bari ku isi bagafite, bitabasaba kujya kanyarira, bitabasaba gufata yitatu ngo Imana ibaha iki? Agakiza. Bo baremanwe nako. Noneho ubwo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza byeza ya ngeso na za karande za ba data na ba mama na ya mikoshi na ya myaku yose za kabutindi zose umuntu azana nazo. Ari naho twarebera ngo icyaha cy'inkomoko cyangwa se ya kamere. Ariko inyangamugayo uraza kubona impamvu kuba mu rusengero. Ubundi agakiza ntabwo umuntu agahabwa kuko yinjiye mu idini. Ntabwo ari byo. Mu idini tujya kuhahererwa imigenzo y'idini, ariko ntidukura agakiza mu idini. Tugakura he? Agakiza ni icyemezo umuntu wese afata. Wumvise? Yego. Agakiza ni icyemezo umuntu afata. Noneho uyu muntu akarwana intambara, akabanza kurwana intambara ni bije. Sibyo? Gukizwa ni bije, ni umushinga nk'iyindi yose umuntu ategura. Buriya gukizwa bigira ingaruka mbi cyangwa nziza, biterwa. Hari aho ziba mbi, ngo gukizwa nayo bitera umwaka n'ibyo ushaka. Oya, ibi ndabivuga mu buryo bwumvikana. Hari uburyo ukizwa bikabanza kukujyana mu ngaruka uko byagenda uko ariko kose. Sibyo? Yego. Ndaguha urugero. Hari umuntu hano hanze ufite umuntu umwishurira inzu. Sibyo? Hari umuntu umwishurira inzu akamumenyera buri kimwe, akishyura minerivare y'abana. Ni umusambanyi, wereka mbyite gutyo. None uyu mugore cyangwa uyu mukobwa turimo turamubwira agakiza, ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bibaye ngombwa rero ko afata icyemezo cyo kureka wa muntu wamuhaga amafaranga akabaho. Byange bikunde hari ingaruka. Arasonza. Icya mbere arasonza, cya kabiri arasa nabi, cya gatatu bashobora no kumusohora mu nzu. Yego? Yego. Izo ni ingaruka z'agakiza z'uko ukijijwe. Hari n'uwo birukana bakamuca. Sibyo? Hari n'uwo birukana bakamuca, wenda avuye mu dini runaka agiye mu rindi, umuryango ugafata decision ati reka ntabwo uri umwana wacu. Izi ni ingaruka z'agakiza yafashe. Niyo mpamvu rero umunyabwoba, umuntu utinya ingaruka, ntabwo akizwa.
ari umuntu utinya ingaruka ntabwo akizwa. Ntabwo akizwa. Ariko si umuntu umaze kwakira ingaruka akavuga ati ngiye kwemera mfate zino ngaruka. Aha. Hari ibyiringiro by'uko ahaganye. Noneho impamvu mbanje gushaka ingaruka nuko aricyo kigora. Sibyo? Kavuga ati ninkizwa ndarya iki? Noneho inzu ninde uri buyishyure? Aba bana ndabagenzane. Urumva ari hagati yo kwakira Yesu kandi nge mbabwiza ukuri Yesu asubiza atinze. Iki kintu nkivuge nujya kumwakira utajyana ifemba, utajyana amarangamutima menshi cyane, hari ahantu utinda. Sibyo? N'Abisirayeli Farawo abarekuye banyuze mu butayu bahamara 40. Muri iyi 40 Imana yari iri kubakorera icyo bita antrotsiye. Ubutesi bwo ntabwo bigeze, ahubwo ari iri kubavanamo imyuka ya tungurusumu n'amadegede baririye muri Egiputa kugira ngo bibashiremo bagere i Kanani. Iyo mico banduriye muri Egiputa itake barimo. Hari ahantu unyura uko byagenda kose ni ihame. Umva aho hantu unyura kuhagwa kandi kuko tugendeye ku kuroba warutanzeho urugero rw'Abisiraheli ko bashiriye mu butayu. Aho hantu unyura ko rumva ushobora kuhagera utageze muri Kanani. Niyo mpamvu Yesu yarababwiye ngo ushaka kunkurikira abanze yiyange yikorere umusaraba we. Ntago ari umusaraba wa runaka na runaka, ni umusaraba wawe peke. Aha rero niyo mpamvu hasaba imbaraga. Impamvu rero tubijyamo ibintu bya Yesu, ukabona umuntu wese araje arabivanze, undi wese araje biramuzutaguje, undi akaza agahata aho yajomba hirya kumva ni ku rutare akaba arirutse. Nuko hatigeze habaho umwanya uhagije wo gutekereza ikintu ugiye kujyamo. Nkunda gutanga urugero, namaze igihe kingana n'imyaka 3 niga igice. Baranze kukubatiza cyangwa ubushake bwawe? Yego. Nashakaga kubanza kumenya harya ubundi uyu Yesu mutuzaniye mutubwira ngo sitire ye yari rugabire n'ikanzu imwe idahinduka. Harya ubwo niba ari inkweto imwe ubwo njya zampa zingahe? Sibyo? Nzambara ibirenge. Nakibuka ko yavukiye mu kiraro cy'inka, nkibuka ko hari abana bavukira muri maternité n'imyenda y'impinja, hari n'aburira indege bakajya kuvukira hanze. Rero byansabye kubanza kumutekerezaho bihagije. Uyu munsi njya gufata icyemezo wenda nkanjye ni ibintu 3. Icya mbere ni umuhigo nahize. Arababwiye ngo hari inkoni nakubiswe bituma mfata umwanzuro. Icyo wenda ni kimwe, nta n'imbaraga kinafite. Ariko hari umugabo iwacu yari afite inka, niwe twari ufite inka muri karitsiye. Apfuye yari afite abagore niba ari 4 niba ari 6 mwaho ngaho. Yari umukire ariko kungujumba yari umutunzi. Noneho apfuye nibuka ko bavanye mu nzu feri ya mbere no kwirimbi, bavuga abana asize, abuzukuru, famiye, barangije bati ngaho nimukomeze gahunda. Ntegereza ko bari bugire batya ndaheba. Habe n'amayibukiro y'ishavu, yemwe habe na ndakuramutsa amarene. Muntu ufite inka zigera muri 40 ukomeye, ufite amazu akodesha, bamutwaye gutya buboro cyenyege, ndavuga ni ntago napfurungura. Niba yapfuye gutya nge nzapfuruye. Ntangira kugenda niyigaho, nsanga nta kibanza nteganya kwa mama, nsanga nta mugabane nzajya kubaza kwa data, nsanga ntaho mvuka, nta naho nijyanye nanjye ubwanye. Navuga Kristo ni iki? Ubundi uyu mugabo kumukurikira bisaba iki? Nasanze hari ubwo umukurikira isoni zikagukora, kandi Bibiliya ivuga ngo mu bamwiringiye ntawe uzakorwa n'isoni. Nsanga zirimo ngo kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu. Ngewe noneho nasanze zirimo.
utarava amasezerano isoni zirimo rwose nasanze zirimo. Izo topiki ni ingaruka zo gukurikira Yesu. Ariko nyuma y'uko ibyo byose wemeye kubihagararamo, aho ni mu ngaruka. Noneho reka turebe ese nyuma y'uko uciye muri ibi byose, noneho ingororano zo gukurikira iki? Kristo. utaragera aho ngaho mbere yuko tujya kuri izo ngwano zo gukurikira Kristo, wavuze ngo hari abantu bavuka bafite agakiza ari akabo. Yes. Mfite ikibazo nshaka kwibaza Theogene. Gukizwa, umuntu akizwa iki? Akizwa ibyaha yakoze cyangwa se ibi yakoze akabivamo, kuko wenda abonye ko nta kamaro bizamugirira akabivamo. Hari abantu turabona cyane cyane bavukiye mu gikirisitu. Gukizwa ntabwo ari ukuva mu byaha nk'uko mubyibwira. No, ikinyarwanda barakigoretse. Uyu munsi rero wihaye ibyo kukigorora bavuga ko uri umuvangirwe. None gukizwa ni gukizwa, banza wumve. Gukizwa plus egari inyangamugayo. Wabinyanga mu byaha. Banza unyumve. Kuba inyangamugayo, reka nkoreshe wenda iyi system. Nta nyangamugayo yica umuntu. Sibyo? Kugira ngo abantu babanze bumve ubunyangamugayo no gukizwa icyo ari cyo. Nta nyangamugayo yakuramo inda. Ntayo. Nyangamugayo yasambana ariko. Buretse. Nta nyangamugayo yasambana. Komeza turagendana. Nta nyangamugayo yasambana. Nta nyangamugayo yamena amaraso. Nta nyangamugayo yagambanira igihugu cyangwa mugenzi wayo. Nta nyangamugayo, urimo uranyumva? Inyangamugayo. Abantu babanze bumva iyi teme, sibyo? Niyo mpamvu ubona n'abantu bamwe bafata amazina ahambaye, afite content, afite agaciro, bakayita ibikorwa byabo, ego, cyangwa se amacano yabo. Nuko baba bamaze kumva neza uburemere bw'iryo zina. Iki nicyo shaka ko wumva. Niba uri umuyobozi w'ikinyamakuru Umusaraba TV, so duhita tureba definisiyo y'umusaraba. Sibyo? Umusaraba ABCD tugakonjiga tukinjira mu mwimerere, tugacukumbura umusaraba koma. Tubona rero indangagaciro z'iki? Z'umusaraba. Noneho uyu munsi ubunyangamugayo, kwanga umugayo, biva ku nshinga kwanga umugayo. Noneho reka gusambana twe kubigira icyaha. Reka njye mbyeze noneho n'umwanda. Urabyejeje ubigize umwanda. Yes. Reka mbikure mu mwuka kuko batubwira ngo ni icyaha. Reka noneho ne kubigira icyaha. Njye mbigize umwanda. Nitubizana mu bunyangamugayo n'umwanda. Sibyo? Nitubyimura rero tukabijyana mu mwuka byiswe iki? Icyaha. Ndashaka rero nsobanura ijambo ubunyangamugayo ni iki? Inyangamugayo, uranyumva neza? Numu ivindimwe n'ikigwari. Biravukana. Kayini and Abeli. Ubundi Bibiliya ikoze muki? Bibiliya ikoze mu muco w'abantu. Noneho barabidefinisa, babishakira inyito. Babyambura umwimerere wabyo, babiha inyito yabyo. Wumvise neza? Nicyo gituma Kayini bisobanura kamere, ubugwari, ubugome. Abeli umwana w'ubugingo, inyangamugayo. Uraza kubona impamvu Kayini yatuye ituro riragawa, Abeli atuye ituro rirashimwa. Nta nkozi y'ibibi yari yemerewe kujya gutura igitambo cyangwa ituro iryo ari ryo ryose. Ariko ikindi kumva
mbere yuko bano bantu babiri uko bavuka hazavuka inyangamugayo n'ikigwari. Noneho turabona umupagani duhite tubona n'umukristo. Ubundi ni umubare kabiri kabiri kabiri. Ikigwari, inyangamugayo, umupagani, umukristo, umunyabugingo, umwana wo kurimbuka. Ni babiri 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 babiri. Mu buzima busanzwe birahura n'ibyo mu mwuka. Yes. Noneho bo barabifashe babikura mu mubiri. Aho muri gakondo yabyo, mu mwimerere wabyo. Barabyimura babijyanye hehe mu mwuka. Bigeze bicanga abantu. Aha. Noneho ni nayo mpamvu uyu munsi ubona umuntu akoze ikintu ugatungurwa nuko agikoze. Nuko wamurebeye mu mwuka ariko ntiwigeze umushaka mu mubiri. Niba ushaka kumenya umuntu wari we rero, banza ugende umushakire mu mubiri. Niyo mpamvu ubu turi kuvugana. Theogene nibishaka uri imbere ya kamera. Sibyo? Mbere yuko aza kuri kamera. Yarinde. Uriya yari we rero, niba koko ibyo atubwira ari ukuri, uwahamya none nuko afite amateka muri uriya wa mbere, akaba adashaka gusubira muri uriya wa mbere, ahubwo kwibuka Theogene wa mbere bizatuma turinda inzira zatuma dusubira muri wa Theogene wa mbere. Hagiye kubaho rero imbaraga zo kurinda uyu turi kubona imbaraga. Yes, nicyo kintu ngiye kubaza nti Theogene noneho azakora iki kugira ngo atazasubira kuba waba Theogene wa mbere? Ihe ntwara azakoresha. Nuko agomba kubanza kumenya neza ese amaze kwitaba Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, na mbere yuko atamwitaba mo hagati harimo uruhe rugendo? Harimo amavunja, narayarwaye sinshaka kuyarwara. Harimo kongera kwitora inda, ubu ntazo nakitora. Urankurikiye neza? Hari harimo ibisazi, narabibonaga ko nasara. Ego? Hari harimo sida, narabibonaga ko nayirwara. Turi kumvikana? Hari harimo ko nakatirwa burundu, ibyo narabibonaga. Then mwo kwitaba Imana, hagati yo kwitaba Imana ngo igukoreshe cyangwa uyikorere, na hagati yo kutayitaba harimo urugendo. Ari nacyo gituma Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya ivuga ngo yewe Isirayeli we, niwagaruka nzakugarukira. Turi kumvikana? Uyu munsi uraza kubona icyatumye bamara 40. Ubundi iriya 40 ntago ari imibare. Abantu bazi ngo 1 2 3 imyaka 40 niko babyumva, ariko nujya mwihishurirwa ntabwo ari imibare, ntabwo ari imyaka 40. Niki ubu tuvugana 40 uzi cyari cyo? Jya mu mwuka. Ubundi Bibiliya bababwira n'ubwiru. Bibiliya iri mu bwiru, kuko n'abashatse kuyisobanura niyo mpamvu bagiye bayihindagura. Hamwe bakandika ngo Bibiliya yera, abandi bakandika ngo Société Biblique au Rwanda. Uko iyi Bibiliya isobanuye mu Kinyarwanda, uyijyanye mu Kirundi hari amagambo wakongera cyangwa ukayavanamo, kandi ijambo riravuga ngo hava umwugabanya cyangwa akongera ku byanditse kuri iryo jambo. Urumva? Bibiliya rero ni ubwiru. Nta muntu n'uyu n'umwe w'umuteoloji cyangwa undi muntu w'umubiri usobanura Bibiliya. Umugabo wemerewe gusobanura Bibiliya ni umugabo umwe wenyine, Umwuka Wera. Niwe wenyine usobanura Bibiliya, kuko Bibiliya ni ubwiru. Harimo ibitabo by'abana, sibyo? Abami ba mbere, abami ba kabiri, ingoma za mbere n'ingoma za kabiri. Bisobanura uko ibi bihugu mubona byagiye bihinduranya. Uyu munsi ntabwo wajya kuyobora Korea, sibyo? Ntiwayobora Korea uri umunyarwanda, ntabwo bishoboka. Kimwe nuko utayorwa utari umunyarwanda. Okay, nabyo aho rero ibyo niyo definition ya mami. Uko inza abami bagiye bimurana, ubwami bugasimbura ubundi bwami. Wumvise? Noneho uyu munsi Bibiliya barashaka kuyikura mu bwiru bwayo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uwo nzamenyesha, hari abemerewe
hari abemerewe kumenya ibyanjye by'ubwenge. nzabahishurira, umva ijambo rikomeye, nzabahishurira ibihishwe nimunyizera, ndetse muzakora n'ibiruta ibyo ntakoze. Bisobanura ngo Yesu ajya mu ijuru yadusigiye ubumana. Noneho ubu bumana nibwo iteka buhora buhanganye n'iki n'icyaha, buhanganye na ya kamere. Uyu munsi rero tugaruke kuri sije ivuga ngo none kwitaba Imana, mbere yo kuyitaba no kutayitabamo hagati. Ndashaka wowe ukurikiye iki kiganiro, banza urebe urugendo wagenze. Ushobora kurugenda ukwezi kumwe konyine, ariko bikaba biri muri ya myaka 40 twasomye bamaze mu butayu, kandi wowe urugenzo ukwezi kumwe, ariko neza birangana na ya myaka 40 yo mu butayu. Wakinjira mu mwaka w'ikintu runaka, wabikonjiga ugasanga birangana na 400 bamaze muri Egiputa. Ndabikwereka neza. Uyu munsi hari umuntu yigeze ampa 1000, noti y'1000. Nabaye nk'ubonekewe, ndahahamuka, numva simbyumva neza ko mbonye iki 1000. Icyo gihe rero nari muri 400 cyangwa muri 40. Sibyo? Nshatse kukubwira ngo hari urugendo ugenda ruruta wowe imyaka umaze ku isi. Urumva icyo Bibiliya ari ukuntu ari umuhanga. Nibyo n'ubwiru. Ibyo rero nibwo bwiru bugizwe n'iki na Bibiliya. None uraza kubona urugero, indi vukira amezi 9. Twese niko tubizi. Sibyo? Kuki se tuzi umuntu uyimaranye imyaka 9? Sibyo? Ntabwo ari kure, ari hano i Masaka. Ese mu myaka 9 uyu mwana w'imyaka 9 ntabwo ajya kuvoma? Araniga rego. Ari mu akangahe? Ari mu gatatu. None se ntateka? None se uyu muntu umaranye indi myaka 9 ari mu nyungu? Ari mu bihombo ariko atiteje. Ari mu bihombo ariko atagizemo iki? Atagizemo uruhare. Aha rero niho nshaka. None se umubwiye ko amaze imyaka 40 mu butayu, we akubwiye ngo ngewe runaka maze imyaka 40 mu butayu, wamuhakanya ushingiye kuki? Washingira kubaze karandiriye, ugiye muri kalendari, sibyo? Ukabara ugasanga noneho niyo 40 ntayifite. Noneho wamubwira ngo ni gute wagenze imyaka 40 urugendo rwo mu butayu, noneho na 40 ubwayo utarayigeza. Urumva ukuntu Bibiliya ari umuhanga? Yego, ndikubyumva. Okay. Uyu munsi rero iyo tuvuga agakiza si ikintu wakuye mu itorero. Iki torero rigufasha kurera agakiza, ariko nta gakiza kaba mu idini. Ndasubiramo ku kantu. Nta gakiza dukura mu madini, ahubwo abanyamadini badufasha kurera iki? Agakiza. Uyu munsi niba waravutse uri igikenya, n'ibyo ukora mu idini biragaragaza kuri igikenya. Naho wari utuye himutse. Wowe wimutse aho wari utuye. Sibyo? Ari kuri wa wundi. Wavuye muri Bumbogo ujya muri Kimironko kuri wa wundi. Uyu munsi ndangamuntu ntunze ibaruye mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Burera, umurenge wa Kinoni. Yego. Sibyo? Ariko service zo zibariza mu karere ka Gasabo. Ndi wa wundi. Kandi ndi wa wundi. Ntabwo tuje narahinduka. Ndi wa wundi. Bivuze ngo nubu niyo nakora icyaha ibanshakira muri Gasabo, bafata telefone bakayihuza na ID number, bagahita babona imyirondoro. Sibyo? Yego. Akarere ka Burera, intara y'Amajyaruguru. Sibyo? Yego. Noneho hakabaho irindi koranabuhanga ryo gukoresha umunara. Sibyo? Wa MTN. Niba nakoresheje jari, ubwo byange bikunde barashakira aho merereye. Ariko bibaye byiza bitabagoye, feri ya mbere ni kwivuko, aho mbaruriwe kwifishi. Ndacyari wa wundi wiba, usambana, utera gatarina, utera kacu, ukora bya bindi. Ariko mbesha abantu ko nje
Gasabo rero reka tuhite mu Gakiza. Gasabo bazi ko ntago bazi bya bintu. Ariko uba ugiye ku ifishi ukabaza ngo nibishaka Theogene, aya mazina ntayo bazi. Turumvikanye noneho. Ariko ugiye iwacu kavuga ngo umwana wari Mayibobo ruharwa hano, sibyo? Umwana wari Mayibobo ya mbere wari uyoboye iyi santere yitwa nde, iwabo ni hehe? Bakubwira ati uwo mwana yitwa runaka, iwabo ni hariya, ngwino tujye kuhakwereka. Ariko uyu munsi ndi umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana. Yego? Kubera iki? Nimuye gakondo, turi kumvikana, nimukira muri mwirangamimerere yo kwa Yesu, ntangira gufata indangagaciro ze no kugerageza kureka za ngeso, ariko ziracyahari, ntaho zagiye. Umwuka wera nibyo nababwiye w'icyadufasha. Ndabizi ibintu ndi kuvuga biraremereye, ariko hari abari bunyumve, na ya mabuye ni karibu, nta kibazo. Noneho nibwo uza kubona eske inyangamugayo ni iki, agakiza ni iki. Uyu munsi iyo nza kuba naravutse ndi inyangamugayo, aha noneho nibwo bigiye gusobanuka. Ntabwo ya mateka yo kubyina mu kabare aba hari, ya mateka y'ubusinzi aba ntayahari. Ubu buhamya ndi kubaha ntabwo buba buhari. Impamvu ndi kubaha aya makuru nuko hari Theo wabanje kubaho muri buriya buzima, hanyuma Yesu amugiriye neza, amusayuye. Yego, hari nubwo kamere bayitera bya fenerega igasinzira pe, iterwa ibyo bintu n'iryari isinzira burundu. Biba byagenze bite? Ni igihe ushaka uza gusobanura kugira ngo tutazaba tubona umuntu akaba afite urwikekwe bitewe n'uwo yari ariwe, kugira ngo tumenye ko yahindutse bizatugora. Ariko turashaka kumenya ese koko iyi kamere yamukurushaga bya bindi igisinzira burundu, nimba igisinzira burundu n'iryari sinzira burundu, biba byagenze bite? Mbo kamere iterwa ibintu bibiri, iterwa fenerega, igaterwa na tobari. Ikinya, kankoresha ikinya. Fenerega n'ikinya. Buriya hari ubwo ikinya bakigutera ukajya muri koma, cyanze kukuvamo, sibyo? Hari amoko rero y'ibinya, wenda nkoresha iyi rangaje, biterwa n'ubwoko bw'ibinya mu ijuru bateguye, sibyo? Icyo nemera, ubuzima bushobora kukujyana mu ngeso mbi ariko uri umunyabugingo. Yego. Hanyuma icya kabiri, hari icyo bita umuhamagaro. Ubundi reka mpite mbihuza, birahita bihura. Twagiye umuhamagaro, yego, umunyabugingo, turi kumvikana, umwana wo kurimbuka, sibyo? Babaye batatu. Noneho ndazanaho ikintu bita manda y'umuhamagaro. Igihe umuhamagaro uzarangira. Igihe umuhamagaro uzarangirira. Niba umuhamagaro ufite manda y'imyaka 10 uri umukozi w'Imana, mu ijuru akaba ari byo ariko babyanzuye. Noneho ushobora gukorera Imana ariko uri umwana wo kurimbuka. Byatewe uri gukora ni cyagese waba warishyize mu gukora. Abantu tujye tubona ugasanga yabonye umurimo w'Imana, reka tubivuge gutya, kuko yabonye harimo ibirayi akazamo wenda atarahamagaye. Nabo bantu uri kuvuga? Oya, uwo nawe arimo, ariko ndaguha urugero. Bibiliya ni umuhanga, impamvu nyirinda kuyinjiramo cyane nubwo ari yituyobora, ariko Imana izakurinda umupfu wishwe na Bibiliya. Ntazuka, ntacyo wakora ngo azuke. Umuntu, hari abantu wagira ngo barayifashe bayikoroga mu gikombe baragotomera. Uyu nta kintu rero wamufasha. Noneho tugaruke hano, umuntu ukorera Imana azanarimbuka arahari. Nuko ahamagarwa akaza akayikorera we ku ndunduro yuko ubundi nta munyabugingo, reka ibi bintu mbihe umucyo, nta munyabugingo uba ufite
kuko agiye mu mazi menshi, korari kuboko kw'iburyo mu gatenga ikaririmba neza, ugahita uza wiruka, Gorogota yaririmba ukaza, hanyuma Iyerika yaririmba ukaza. Ntabwo ari cyo gisobanuro cy'umunyabugingo. Bibiliya avuga ngo yewe Yeremiya we, nakumenye kera iyo utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Umva ijambo rikomeye, ndakweza. nkwereza ku uretse aho impamvu dushizemo tamoro ni kugira ngo wumvikane. Ndakweza, urumva, nkumenye kera utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, mpise nkweza. none se uyu muntu yejejwe, hari korari wumvise? Urumva ariko buretse yego mba nshaka ngo abantu badukurikirana bumve ibintu bisukuye. Imwejeje hari igisirimba wumvise? ntacyo. Hari Luka cyangwa Matayo basomye se? Aha rero niho nshaka ko twumvikana. Nakwejeje kera iyo utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, ndakweza. Umva ijambo rikomeye, ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. icyo kintu uracyumvise? Hari aho bihuriye na nzakagendana agakiza, hari ahantu byumvise? nta naho bihuriye na hamwe. Okay, aha rero niho nshaka ko abantu baha agaciro kuba inyangamugayo kuruta kuba mu madini. Uyu muntu yejejwe ataravuka. Urakoze, yejejwe ataraba urusoro, ataraba n'urusoro. Noneho ndashaka nkwereka ukuntu abazungu ari abagome, batwibye umwimerere wacu, baragenda bafata ibintu byacu Imana yatwihereye, babibyaza ibyabo, babituzanira bituzuye. Uyu munsi iyo ushaka kubyeza ngo ubigarure mu muco wabyo, rero aha niho nshaka kunyumva neza, wanapfa banakwica. Kera na kare, nkurikira, umuntu wese aho ava akagera, niyo yageragaho inkoko bayikatiye, bayikuriyeho ijosi, yarahungabanaga ko abonye iki? Amaraso. Ubisoma abyitondere. Wumvise? Ubisomye abyitondere. Niyo mpamvu njye nikundira abadive, bafite indirimbo ivuga ngo byayobeye abayuda, biyobera abafarisayo, byayobeye n'abanditsi. Birangira rero batanze igisubizo kivuga ngo kwicisha bugufi ukayoborwa na mwuka. Abadive mwubaka. Tugaruke rero aka kanya. Uyu munsi iyo babwira ngo imperuka izaba, sibyo? Ngo Imana irirahiriye ko itazongera kurimbuza isi iki? Umwuzure, ahubwo izayimanuriraho iki? Umuriro. Ngenda babwiza ukuri, wenda babyumva babyumve, abatabyumva nabo bagire gute? Babyihorere. Ntago ngewe mpamanya n'imperuka yanditse muri Bibiliya, sibyo? Wumvise? Yego. Ntago ngewe mpamanya imperuka yanditse muri Bibiliya. Ntago nge nemera ko ariyo mperuka tuzabona. Umuriro se mbikwereke? Uyu munsi Bibiliya ukuntu iteye ubwoba, biravuga ngo wandikire marayika w'amatorero 7 ari muri Efeso. Ese Efeso banditse n'uyu munsi ni iyihe Efeso? Amatorero 7 ya hehe? muri Efeso. Ari muri Efeso. Ayo matorero 7 se avahe? Ubundi yakomotse. Wenda ibyo twazabiganira kuri topiki ya Bibiliya. Ariko reka nkomozeho iki kintu. Uyu munsi nushaka kumenya ukuri, sibyo? Ufate Koreya ya ruguru, ufate Ubushinwa, ufate Ubuhinde, ufate Ubwongereza, ufate Ubufaransa, ufate Amerika, ikindi gihugu ni ikihera? Uburusiya. N'Uburusiya.
niba ntabuvuze ibihugu bingahe 7 bifata ibyemezo bikomeye ku isi niyo matorero 7 yo muri Efeso. None se abantu batagira ngo ibyo mvuga ndabeshya, Philadelphia ntiyanditse muri Amerika bambe muri Bibiliya, none se ntiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Yego ni wiri. Si wiri wandikire marayika w'itorero Philadelphia. What? Aha. Kuko udakonje ntunabire. Aha ngizene Ngiye gukuruka. None se biri he? Si hano mu isi? Si hano mu isi? Si muri Amerika? Uyu munsi Amerika yamaze gukereye umusozi, nabo bazavuga ko ariho marayika azahagarara akavumura iki, akavuza impanda. Siko tubyiteguye. Rero ndashaka nkwereke ikintu cyo kwiba ubunyangamugayo n'umwimerere Imana yaremanye abantu, ahubwo bakabishira mu nzandiko bagatangira kubikubitisha abandi. Urugero, ubu hari ijambo nasoma hano muri Bibiliya, umwanzi wa Nepati aho hakomerezaho ntuhatinde, ubwo ndamumubwiriye mu yandi magambo. Sibyo? Yego. Ariko se nujya mu mwuka niwe mbwiye wenyine, ushaka no gusanga utanamuzi, nta nuwenzi. Urumva ukuntu ibintu byubatse. None ngo aho hano ngo ako kantu gatinde ngo yo uramumbwire gatinde cyangwa cyane ngo uramumbwire ngo nuko atumva. Ubwo bivuga bikweretse ko uwo muntu afitanye. Niyo mpamvu narababwiye, hari ikiganiro nigeze nkora ndababwira ngo Bibiliya ni politike, idini ni business. Murahita mubibona, ntimukaze kunshengerera imbokoboko. Uyu munsi 80% kabone naho Bibiliya yaba ari ukuri, ariko hari abantu bafite inyungu zabo muri iki gitabo. Yego, ntago babura. Sibyo? Barimo benshi cyane, kuko hihishemo ibisambo byinshi, hihishemo abanyamanyanga menshi. Bibiliya ubwayo ubundi si ikibazo. Jewe niyo nyibona, niyo nyisoma mba numva nta kintu ntwaye. Ariko igira agaciro gakomeye iyo uyisoma ari mu mwuka. Urumva? Iyo uyisoma uri mu mwuka wumva ibintu bihabanye n'uko wowe wabisomye. Hari irindi hishurirwa ugira, hari ubundi bumenyi umwuka guha. Yego. Noneho uraza kubona kuba inyangamugayo, agaciro ko kuba inyangamugayo. Iyi nyangamugayo yavutse ari inyangamugayo, twabisomye. Nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya nyoko, ndakweza ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Uyu munsi uyu muntu ashobora kuba ari mu migina ari gusambana kuko yamumenye kera. Uyu munsi ashobora kuba amaze gukuramo inda. Uyu munsi ashobora kuba amaze kugambanira umuntu. Ariko igihe cye cyo gutaha ijuru nikigera, uwo munsi igihe kigeze, ashobora kumva ikiganiro aka kanya kavuga ati umukozi w'Imana uherereye, ndashaka kwatura. Kuko igihe cye cyo gutaha kigeze gute? Kirageze. Kabone niyo yaba ari muri kane hano Faisal cyangwa se hashika, agatumaho abantu b'Imana akatura buri kimwe, ya myaka yose wowe wamaze wirukanka mu madini. Nta muntu nkuye mu madini utantumaho n'amahembe. Ndabizi muri iyi minsi birakomeye. Noneho uwo munsi ubundi Yesu yagiye yerekana ingero nyinshi zitandukanye. Kiriya gisambo se cyabatijwe nande? Kirababambanywe. Hari korali sare yakoze igiterane, none yaririmbyemo. Hari isomo se basomye. Cyo umva ijambo rikomeye cyagize ihishurirwa konegisiyo y'ubugingo. Umunyabugingo yaraje kumanikwa kugira ngo Theogene ngire iki? Mbona ubugingo. Uranyumva? None aje kumanuka cyo kibyungukiramo, gifatiraho konegisiyo itayizana. Kiravuga kiti mwami rero njyewe rwose ibyo ndegwa n'ibyo manikiwe byabaye, ariko nturamuka ugezeyo nyine nawe urabyumva unkorera umuti, uzanyibuke undwaneho mu yandi magambo. Yagisubije ngo iki? Yarakibwiye ngo ndakubwiza ukuri ko uyu munsi turi burarane he? Muri paradise. Ubwo se
Tabje ngize ikibazo uravuze ngo umunyabugingo no ku munota wa nyuma ashobora kwihana cyane. hari umuntu igumbe kino kiganiro niyumva rino jambo yari afite gahunda yo kujya gukiza kugira agira adresse mu idini runaka n'akatirwa gucyo sibyo uko twamenye ko mu idini ari ahantu bafasha kugira ngo bagufashe kugira ngo bakurerera agakiza. Uyu muntu yumva kino kiganiro ashobora kuvuga ati uburyo mbyumvisha umunyabugingo nimba ndi umunyabugingo ku munsi wa nyuma ku isaha ku munota wa nyuma nzezwa ni ngende atereka ni yare sinjya gusenga ibyo gucubwe kambireke reka nkomeze nisindire reka nkomeze nisambanire reka nkomeze niyibire pfa kuba ndi umunyabugingo uko ninjye n'undi ntari umunyabugingo nta kibiramara ariko nimba ndi umunyabugingo reka nikomeze nikorera ibyaha niryohereze ku munota wa nyuma nzihana. Ugasanga hari abantu bose babyakira nk'ubuyobe ntibazajye gusenga ntibihane ntibakizwe. Sobanura kano kantu gasobanure neza. Igisubizo kirimo Yesu ntiyigeze yerekana umunyabugingo ari indi, ariko arahari. Mu yandi magambo umunyabugingo ari mu ibanga utarakomeza. Umunyabugingo ari mu ibanga. Ese birashoboka ko uyu muntu utari umunyabugingo hari amahirwe ashobora kuboneka ko ashaka kuba umunyabugingo kandi atari umunyabugingo? Ntabwo bishoboka. Kandi atari umunyabugingo nyine ari mu ibanga. Ari mu ibanga kubera ko usumva ko azarijyamo. Yesu rero yaduteze umutego. Umvise aratubwira ngo nuko muhore mwiyeza kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Urumva umutego nawe yaduteze? Yego. Bamubaza ibibazo ngo mbese mwamuzaza ryara. Aravuga ati rero kumubonye ngenda ni nako nzagaruka. Mu magambo make wicika mu gusenga kuko ntubizi niba uri umwana w'ubugingo ntunabizi niba uri umwana wo kurimbuka. Yego. Icyo usabwa wowe kuko bihishwe kuko biri mu ibanga senga kandi kiranuka. Ariko nta nicyo nzabihinduraho. Niko ndi kubyumva. Abyumva uko abyumva ni akazi ke. Impamvu ugomba gusenga ni uko ugomba kubanza kumenya umunyabugingo ari he, ari mu ibanga. Hari n'ukuntu abantu bajya gusenga umuntu ati jeti wayira qu'est-ce qu'il se passe je dors malade si tu es malade n'ibindi nduwiteka kakubwira ati rambwiye ngo uri umunyabugingo. Ego ibyo simbitera amabuye ubwo buhanuzi njya mbubona nawe ujye buhanura. Oya nabyanashoboka. Ariko hari ikintu ngewe maze iminsi ntekereza. Utegetswe kwitonda kuko ubundi umunsi wo kumenya kuri umunyabugingo ni umunsi umwe ibaruwa izaramburirwa imbere yawe bagasoma imyirondoro yawe. Igitabo cy'ubugingo kigize gute? Kibumbuwe. Koko kugira ngo umenye ko ibyo wahanuriwe ari ukuri nuko bizahita bihura na ya myirondoro iri hehe? Mu gitabo cy'ubugingo. Rero utegetswe kubaha Imana, utegetswe gusenga, guca bugufi, kureka ibyaha n'ibindi bisa nabyo, ukiringira Uwiteka, ugakomeza kugeza ku munota wa nyuma nibwo uzamenya ko uri umunyabugingo. Akantu gatoya, uyu munyabugingo utiyizi uri mu ibanga birashoboka yuko ashobora kwakwa bwa bugingo atabizi? Sinzi niba uri kunyumva neza. Subiramo neza. Uyu munsi ndi umunyabugingo njyewe ariko simbizi. Ni ryari nshobora kwiyambura ubunyabugingo ubugingo nkabwiyambura? Yego. Nkaba uzarimbuka rwose. Icyo birashoboka. Nicyo gituma Mose amaze gukubita ku rutare kabiri Imana yaramwishe. Imaze kumwica habaho intambara ikomeye. Abadayimoni baza kuburana umurambo we n'abamarayika baza kuburana umurambo we. Aha rero bisaba iki? Attention. Nuko impamvu aha rero iyo dayimoni aguhiga 28 kuri 28 ubugingo bwawe kwaka si ukureshya akeneye
si uko uteye dayimoni ashaka, si ubwenge n'ubumenyi n'ikoranabuhanga agukeneyeho, oya. Iyo simukadi isevinzeho ubugingo niyo dayimoni aba ahiga. Mu yandi magambo, uri mu byaha wari umunyabugingo, Imana ikagutumaho kajana ukigira umuhatari, urarimbuka rwose pe, kandi wari warandikiwe iki? Ubugingo. Rwose uko ni ukuri kuzuye umunyabugingo yabwibuza cyangwa akaburiganwa mu gihe byaba bibaye ngombwa. Niyo mpamvu rero hari ijambo rivuga ngo nuko muhore mwiteguye. Iri jambo rifite imbaraga kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Ndakeka abantu nandi kubariza bise bisobanuka, navugaga nti uyu muntu ushaka ko ari umunyabugingo ntabizi nimba ari umunyabugingo cyangwa se nimba ari umwana wo kurimbuka, akavuga ati ngerekana iryohereze nimba ari umunyabugingo nzarijyamo. Ubwo tusobanukiwe yuko nimba n'umunyabugingo agumya akaryoshya bw'ubugingo azaba yaburiganwa rwose, yabubura pe. Abantu bahore biteguye ko nibahore biteguye kuko batazi umunsi n'igihe. Iyo rero yari content yo kuvuga ngo ese agakiza niki? Agakiza si Luka, agakiza si Matayo, agakiza si Abaroma, si Abaheburayo. Agakiza a condition n'ubunyangamugayo. Noneho iyo uzanye bwa bunyangamugayo uvanye muri cya gisekuru, kwa kundi wanyu ari bangeso nziza, ukabizana mu mwuka, n'ubundi nta gihinduka, uguma uri wa wundi. Icyo hariya mu ijuru bagufasha, inzego zo mu ijuru zigufasha ni ukukuzuriza. hari gufata imyirondoro wari ufite bakayandika ahantu. Okay, murabizi abantu mucukura agasegereti habaho kuyungurura. Yego. Avukanye ingeso nziza ariko hari ibindi bimwatatse. Sibyo? Mu mwuka rero icyo bagufasha barayungurura kugira ngo ibyiza bijye hariya n'ibibi bijye hariya. Noneho kuko wari usanzwe ariko wivukiye uri ingeso nziza, iyo uje kwa data wa twese mwiza icyo bagufasha baragukarabya, bakakweza, bakagutunganya, iyerekwa ritomoye, za nzozi zihita zisohora, bwa buhanuzi koko butarara. Noneho ahangaha niho uhita uhuza agakiza no kwihana. Noneho muranyumvise, agakiza no kwihana nibwo bihita bihura, bikabyara ikintu bita uyu muririmbyi w'108 avuga ngo jewe ndi umukristo. Urumva ibintu bimuteye kwihamiriza ibyo ari byo. Nje ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose, ndakomeje, bese nta kintu n'iki na kimwe wakora ngo umugenzi uko wowe wumva ushaka. Rero umuntu agera ku rwego rwo kwihamiriza yiyumva. Hari uwihamiriza yibeshyera, anabesha n'abantu, ariko bitewe n'icyo ashaka. Ariko hari uwihamiriza ibyo ahamya bikaba ari ukuri muri we. Uyu muntu yihamiriza iby'ukuri biri muri we n'uwihamiriza afite icyo ashaka, turabatandukanya gute? Ariko 25% umunyabugingo yagenda arabyumva. Ariko twe turamona gute rero? Umunyabugingo yagenda arabyumva we. Mana nyagasani, uzi ko ajya muri butike yatanga 500, bamugaruza igihumbi, inote ya 500, wenda guza ikintu cy'ijana, bamugarurira 4,900, kagira ati Yesu we, use koko ibi bintu ntazabyihanira ye badi. Tumwakira amafaranga yaje. Mwakire disi. Noneho uwo muntu wo muri butike aravuga ati yo, ese abakristo baracyabaho? Abantu b'Imana muracyabaho? Mukomere ndabasuhuje abantu bafite ako kageso ko gusubiza iby'abandi. Imana bamugisha. Uwo ni umunyabugingo. Deni nukuvuga ngo hari bangana nabahishe, reka rero mite ndi batwikururira. Umunyabugingo agira icyo bita chambre principale mu Gifaransa. Itahwamo n'umugabo witwa Kristo. Kristo agira office muri icyo cyumba. Ako nakandi kantu. Iyo agenda yumva concert muri we, iyo agenda yumva igiterane, iyo agenda yumva ibihimbano by'umwuka,
iyo agenda yumva indirimbo zo mu gitabo kumva kumva amakuru y'umurwa utura atagera ibyago. Umunyabugingo birasevinze muri we, harimo mashini zikontorora iminara, harimo ama GPS, harimo za wireless, harimo iminara, harimo ibintu bikomeye. Iyo ari kugenda niyo gisida iri bube ajya kumva ijwi riramubwira turamenye Jean Paul, imodoka uyu munsi yihorere, genda na moto yireke, tega umunyonzi mureke, genda n'amaguru. Umunyabugingo ikirere cy'ijuru haba harimo ibindi bintu, afite connection. Iyo agenda warabyumva. Nagira nkura abantu mu rujijo, nta kintu kimugwirira, nta kintu kimutungura, kumugusha byaguhenda. Niryo somo rikomeye. Uraza ukabwejagura, kakwihorera, ukamoka, gaceceka, ugaharaza, ugaceceka, ukamusebya, kakwihorera. Then umunyabugingo ntiyagutaha igihe, nta mwanya yabona, ahora iteka atumbiriye igihugu ajyamo. Imana ishimwe. Niyo mpamvu uyu munsi iyo uvuye Ingozi ukaza mu Rwanda mwana, tuguha irangamimerere y'u Rwanda n'akarangamuntu ko mu Rwanda, ariko uguma uri uw'Ingozi, uguma uri umushinga ntahe, uguma uri umutambukanyi, uguma uri umwigeme, uguma uri uwa hariya. Noneho bigatuma iteka ryose umuntu yari kukubwira ngo ndi umukristo, nge ndi umukristo, usengera he? Nsengera Karugira. Usengera he? Nsengera Nyenyeri. Usengera he? Nsengera Kimironko. Ni irangamimerere baguhaye, ariko ingeso z'amajyaruguru ni za zindi, z'Igicumbi ni za zindi, zo wakuye mu majyepfo ni za zindi. Uracyari umunyacyangugu wa wundi nyine, wa wundi uzi. Irangamimerere no kuguha ubwenegihugu ntabwo bisobanura ko uri umukristo, ntabwo bisobanura ko ufite umwimerere w'ubunyarwanda. Nicyo shatse kukubwira. Yego, urakoze cyane Theogene, byandakeka byo byo gusobanuka. Uyu munsi hari umuntu uduteza amatwi uri kumva kino kiganiro, mu buzima bwe agerageza gukora ibyiza bikanga, agerageza kuba inyangamugayo, yumva bishaka, yumva yaba inyangamugayo nk'abandi. Ubwo barije umuntu uhora ashaka gukizwa, ariko akarushwa imbaraga n'icyaha. Uyu muntu rero ntibisobanura ko ari uwo kurimbuka, ntibinasobanura ko ari umunyabugingo. Ari hagati na hagati. Ni kumwe ujya kwipimisha, wenda bakakubwira ngo negatifu cyangwa positifu, hanyuma bikarangira hajemo icyo bita indetermine. Indwara irabuze. Biri hagati na hagati, ntibiri kusobanuka neza. Indetermine, bakaguha igihe cyo kuzagaruka. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ari kurwana n'umuhamagaro. Uyu muntu nta kibazo, ubwe peke nta kibazo afite. We ubwo ikiri muri we, mu yandi magambo, umugambi Satani afite kuri we n'umugambi Imana ifite kuri we biri kurwanira ku buzima bwe. Nicyo gisubizo. Then intego Imana ifite kuri uyu muntu n'intego Satani afite nibyo biri kurwana. Uyu we nta kibazo. Urugero, kuwa mbere ashoja yitatu, nguha urugero ruto. Noneho ashoja yitatu, amaze ukwezi mu kabari, kandi ashoja yitatu, ariko agiye kumara ukwezi he mu kabari. Ni ikimenyetso cy'uko uyu muntu arashaka Imana, ariko isi nayo ikamukurura. Uyu muntu ari gukirana n'ikintu bita umuhamagaro. Sasa uzi ikintu abura? Interivasiyo n'igihe. Ni ibintu bibiri. Interivasiyo, areba gute kuyumva y'umutsikami. banza wumve neza ahantu ngiye gutikura. Igihe cy'Imana ntikiragera kuri we, cyo nicyo agomba kumenya. Igihe cy'Imana kuri we ntikiragera. Nikigera cya nyacyo, hazaboneka imbaraga atazi iyo zivuye. Ahubwo we nakomeza arwane no gusenga kugeza igihe bizahura
ubundi gusenga bimeze nko gutereta. Kuba uri umusore ugatereta umukobwa muri miliyoni 15 z'abanyarwanda cyangwa na 6, ubu sinzi aho zigeze, sibyo? Ugakura umukobwa mu bakobwa 1000 ukamugira umugore ari umwe, kugira ngo uzamwangishe Jado, umukure kuri Pierre, umuce kuri Jean Paul, umubwire ibibi bya Manuel, akwihebere wenyine. Ya papa dore amamega ya MTN, dore ya Tigo, dore ya Airtel, dore ingendo mwakoze ngaho ku mazi, ngaho ku Kibuye, ngaho Igisenyi, wabari inkoko mwari, akazura inkwavu mwari, akazibashira imbere zikabakinira imbere, wahahamuka. Awe si bibiri. None isake zose mwariye zikabika, amagi mwari, amatureyi bakarundaho, ariko mwoka byaramwe. Amakesi mwanyoye Bralirwa yahita ikora ishami ry'urundi ruganda. Bisobanura iki rero? Bisobanura ngo kugeza igihe uzamugereza mu rugo akakwemera uri umwe, akagutoranya ari umwe. Gukizwa, gusenga no gutereta, sha umva ngo uyu musaraba nabonye manika amaboko. Yego. Noneho ariko ubwo gutereta nabwo n'indi topiki utagira ngo hari, urumva hari uwo mwaguze, hari n'uwo wagutwaye isukari kugira ngo umugezi wawe. Noneho gusenga rero, hari ubwo usenga iti ejo mwana wanjye nk'iki gihe inzu yihuse ndayiguhaye, bakaba bagutaye hanze, uti si iyi niyo cyangwa siyo? Yabayo se ntiyabayo? Biterwa n'icyo yapanze. Irakunuzura, ikagucanga, ikakujyana Kabarondo, ikakugarura i Kigali, iti mwana wanjye ngo haye inzu mu murwa, ndirahenda Uwiteka ntawe uzakorwa n'isoni. Reka uhura n'ibintu. Niyo mpamvu akenshi nkunda kubwira abantu ngo nyabona jya usenga isengesho rivuga ngo Mana, mu ntambara zose ndwana cyangwa nizo narwana, unkomereze iki? Umutima. Buriyo wakomeye umutima ntaho utagera, nta n'icyo utakora. Mbonereho kubabwira ngo mbifurije gukomera umutima. Noneho uyu munsi arakubwira ati mfite icyaha cyananiye kandi ndumva ashaka kukireka. Yego. Uyu muntu rero harimo ibintu bitatu. Kuba igihe cy'Imana cya nyacyo kuri we kitaragera, ahubwo Imana arashaka guhaguruka mbere yuko Imana ihaguruka. Witanga Imana guhaguruka. Yego. Nk'ubu njyewe mbaho urugero, nanyoye inzoga ndazikaraba, urumva? Nari mfite agacuma nari naranditseho bakumbonane, kabaga ku musego. Mfite bandana iriho igisiga cya Sakabaka, Igo, urumva? Nari umuhanga mu kubyina mu kabare, ibindi ntumbeye. Mu buhamya ntanga kwiba ntibizamo kuko ntago nibye. Wenda bazanyomoza abanze naba mbeshya, ariko gukeza ndomboro ya soro. Umugabo witwa Mr Naizi acyaduka, Teko yanahitinze. inshuti yanjye. Noneho rero ibyo mbibamo niwo mudayimoni ubundi wari waramboshye. Noneho rero igihe cyo gukizwa kigeze, abantu basengera mu Gahunga ku mudugudu wa Ruhondo, ninjye njyewe wazindutse ndagenda nicara ku muryango w'urusengero, bakinguye nahageze kuko igihe cyari kigize gute? Cyari kigeze. Rero iyo ushaka guhaguruka mbere yuko Imana igushaka ugira ute? Uravunika. Ahubwo uyu muntu mumenyeshe ko Imana irimo iramubibamo kuzayikunda, yego, no kuzayikorera yumva abikunze bimurimo kuko yarwanye no kubigeraho. Narindira Imana izaza imubature. Mu yandi magambo uyu muntu ararwana no guhaguruka igihe kitaragera no reka mpite nifashisha iyi sije. Bibiliya itugaragariza ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, umuntu wabanaga n'ubumuga, sibyo? Urumva hari abo yabanaga mu makoti akavuga ati buriya bariya ni mu madolari, ababonye mu mabaze ati buriya ibyari byo byose bariya ni mu mayero, abandi ni mu mapawundi. Noneho yabona rero twe tuje na Rugabire akaturebera mu biceri, sibyo? Umuhaye abishaka ntiyaramuzi,
umuhaye ayo yavumye ntiyamumenyaga kuko ntiyabonaga. Siko bimeze. Noneho Petero na Yohana bahageze, akantu ndashaka ko abantu bahumva cyane. Bo baramubwiye ngo turebe neza utwitegereze rwose ntugire ikibazo cyo kutureba, ndetse barenzaho ijambo rikomeye rivuga ngo udutumbire. Bamukurira inzira ku murima, baramwerurira, bari abatipe nabo ni babi. Bamubwira bati ifeza n'izahabu ibyo byo biguhanagurikemo ntabyo dufite. Ndafashijwe kandi. Ariko bamubwira ijambo riruta amadolari, riruta amayero, riruta amapawundi, riruta BCD. Baramubwira ngo icyo dufite turakiguha, mu izina rya Yesu haguruka ugende. Wumvise? Bivuze ngo igihe cye cyo guhaguruka cyari kigeze, n'abazamuhagurutsa nibo baburaga. Rero hari ikiganza kibura kiza kugukura muri ubwo bubata, hari akaboko ukeneye kaza kukubatura muri ubwo buzima. Wikirana n'umuhamagaro tuza. Reka wenda tugana turi kubona ko dusubize n'uyu muntu. Hari umuntu byanditse muri komenti ariko aza no kuduhamagara. Atuga ati njyewe ndi umukirisitu mba mu itorero. Nta matara ndasenga, yewe n'amasengesho ndayakora. Ateko mfite icyaha cyarananiye. Ndabyuka aramamaga no muri komenti yabyanditsemo avuga ati ndifuza ko muzansengera. Aba shobora gufata amasengesho y'iminsi 3 nkiyavamo nkasambana nanone kandi aririmba ndasenga. Ate ku kintu ndakihana uyu munsi nkumva namaramaje, ejo gato bikabirongeye. Abati ndashaka ni iki nakora kugira ngo uyu mudayimoni wambase umve mu kumva simbishaka, ndabyanga, birandemereye. Nkora iki kugira ngo reka tumuhe igisubizo umuvandimwe. Ntekereza ko bari budukurikirana. Arabye byose aradukurikirana bese. Igisubizo cy'iki cyaha ntabwo kiri kuri uyu muntu. Ikibazo ntabwo ari uyu muntu ukora icyaha. Ikibazo kiri mu mpamvu yo gukora icyaha. Igituma akora icyaha nicyo kibazo. Ibi bintu byubatse mu buryo butatu. Sinzi niba abantu barigeze gukurikirana ikiganiro cyakorewe hano cya Karande. Hari ukuntu rero mwebwe abantu mukunda gusambana nimushaka munabireke. Hari ukuntu umudayimoni umuntu amukwikuriramo. Kwikuriramo umuntu ikintu. Sibyo? Yego. Kwikuriramo umuntu ikintu. Bisobanuye iki? Ndashaka ka hari sinawe wenyine. Hari n'ukubwira ati ngewe icyaka cyaranyishe. Hari n'ukubwira ati kwikinisha. Hari n'ukubwira ati ngewe niba hari umuntu usenga pe nkumva mbirimo, ariko iki niki yananiye. Izi ni karande. Muvandimwe, numara kumva iki kiganiro wowe watanze iyo ntuze, uzace mu gikari. Ntago tutinya amabuye iyo tubivuze gutya ngo burarashaka amaturo, natse amaturo mwana yampa n'abandi murayabaha, ariko ntago ari impamvu yayo. Tuzaganira tuganire kuko nubwo wanditse muri komanteri ntago wanditse impamvu zabyo. Nabyanditse. Wowe uzaca mu gikari uze uzahamagara tuzakwitaba tuganire. Hari umudayimoni umwe ku buzima bwanjye wari warambase witwa kubyina mu kabari. Buriya umuntu wese agira umudayimoni umurwanya, ariko hakaboneka n'imbaraga zimutsinda. Nashoboraga gusenga, nari no muri korari y'urubyiruko ngasenga nkumva ni sawa, ariko nataha naca ahantu harimo umuziki rwose sinibukaga igihe nagereyemo. Noneho nge ngashiduka narabyinaga ku rwego mfata umupira nkanawukamura icyunzwe. Noneho ngashiduka ibyari ugusenga no kuva mu iteraniro, babandi rero twita maniga barimo bawukata bari aho ngaho, ngashiduka yampaye ati gotomera shahu uri umuntu w'umugabo uradususurukije. Ubwo nkongera aho ngaruriye ubwenge ngasanga wazinyweye nazinyoye.
kandi najya gusenga nkihana mu ba mbere, ariko naje kumenya ko ari umuntu wari warabindoze. Nge naje kumenya ko ari umuntu wari warabindoze, Imana yarabinkijije, icyo gikombe sinkikinyweraho. Rero nawe hari ibyiringiro, nituganira tuzamenya bigufata gute, bikwataka gute, cyane nk'abantu murota musambana haba hari connection ikurura ibyo byose. Rero nizere ko uzahamagara tuzakwitaba, nubwo biba bitatworoheye kwitaba, ariko uzandika uhamagare kugeza igihe tuzakugereraho. Nubu hari aho mvuye mu kanya ku kibazo nk'icyo, kuri kesi nk'iyo. Yego. Tuje ndakeka turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Twari turi kuganira ku gakiza, tumaze kumenya agakiza cyacu, ariko se ndi kwibaza ikibazo kimwe. Watubwiye umuntu witwa inyangamugayo, n'umuntu twakwita ikigwari. Iki kigwari birashoboka ko cyakwitwa inyangamugayo, cyakora kigo cy'inyangamugayo gihindure CV cyangwa se gihindure identite yacyo. Birashoboka ko identite yahinduka ikaba identite y'ubunyangamugayo. Nimba byashoboka, ni ryari yakora iki? Uyu muntu w'ikigwari biramusaba ko agira inyangamugayo nyinshi. Ndasubiramo, niba ushaka kuba inyangamugayo wari ikigwari, gerageza inshuti 80% ufite ziba ari inyangamugayo. Noneho uzitega amatwi. Aha simbizi niba muri bunyumve. Niba kuko ikigwari burya kiriyumva. Noneho tuzagisubukura, twarababwiye ngo tugira ibintu n'ama season n'ama episode. Uyu munsi birashoboka ko uyu muntu w'ikigwari, reka mubahe mbere yuko ntanga umuti, niwe ucyaza korari. Yego. Dirija aramubwira ati ritime irajya iburyo, ariko umutipe arakubwira ati dirija ni ibumoso. Kandi bigahuba. We yumva injyana ntumurushye. Ubwo niba abandi bajyaha bakajyaha, amubwira uti se wakebutse guriya akabwira ati ariko namwe murambangamiye. Yego. Muri biro niwe uhora mu mahugurwa, niwe uhora yitaba nyobozi. Uyu muntu no mu rugo rwe, yewe ubwo nyine abana iyo atashye umwana wari uri gutera sitore ahita aceceka. Deni ni ibintu ikigwari tuzakivugaho ubutaha. Ariko birashoboka ko, reka twivugire ikiri mu rusengero, icyo kituraje inshinga. Gerageza ushake inshuti nyinshi wowe ubwawe wemera ko ari inyangamugayo, kabone naho njyewe naba mbabona nk'ibigwari, ariko wowe ukaba uri kubabona nk'inyangamugayo. Begere. Yego. Noneho ubabwire uko umeze. Simpakana ko hari ibyo baroga umuntu, hari ibyo umuntu yandura, hari imbaraga z'abadayimoni, hari ibyo Satani agenda ateza abantu bigiye bitandukanye. Ibyo byose twagiye tubibona, turacyanabigarukaho. Ariko kuba uri inyangamugayo, nta ndwara idakira, nubwo njya numva ngo hari indwara zidakira, ariko mu mwuka indwara nyinshi zirakira. Kuba wari umusambanyi wabireka, kuba wari umusinzi ibyo birashoboka ko wabireka, no kuba uri umurozi rwose wabireka pe. Ibyo nge nagiye mbibona nshingiye ku byo nagendaga mbona ku buzima bwanjye, namaze kubona ko hari ibintu Yesu agenda ahinduka. Mu magambo make, utindana n'Imana ukamera nkayo, ariko watindana n'abisi ukamera nk'abisi. Rero ugerageza kwisunga inshuti zikurusha ubunyangamugayo, kandi ukemera guca bugufi ukagonda ijosi zikakugira iki? Inama. Kereka iyo uri igikenya, uri igiheza bugingo, uri ikintu kiraho gishinzwe gutesha abandi umutwe gusa no kubabangamira, hari icyo wahamagariwe. Iyo mihamagaro nayo narayibonye, niba iva kuri Satani, hari iva kuri Satani, mbese ntabwo byoroshye. Uwo rero ntacyo wamufasha, sibyo? Ariko aracyabyiringiye ko nawe yahinduka. Oya byose. Okay, nabyo birashoboka, reka twe guca iteka. Ariko nanone ubundi umuntu uzahinduka umubwirwa n'imigambi afite. Burya guhinduka nabyo urabirwara.
deni gake gake mbo iyo winenga, iyo ugenda wigaya wisuzuma ukabona ko ibyo urimo nta murongo muzima bifite, ugatangira kugenda usa n'uwikebura. Rero guhinduka birashoboka, nicyo umwuka wera ashinzwe, nicyo ijambo ry'Imana rishinzwe, natwe tubicaye imbere nicyo dushinzwe, n'abandi bazaza. Rero niyo mpamvu icy'ingenzi kuruta ibindi mwifuze mwuka wera cyane kuruta kutubona twebwe. Mwuka wera azabahishurira ibirenzeho cyane ku byo twebwe tubabwira. Urakoze cyane abaye badukurikiye muri iki kiganiro. Reka tube tugisubikiye ahangaha. Twabasezeje ko tuzabagezaho ikiganiro cya kabiri, ko ntabwo twabirangiza. Ikintu cy'agakiza, ikintu cya karande, ikintu cy'ubunyangamugayo n'ubugwari, tukabisobanuza kugira ngo abantu bamenye urwego barimo, bamenye n'uko baruvamo. Wenda nabo batagiye kure, buri muntu ajye yandika muri komanteri nk'icyo ashaka kuzasobanukirwa. Yego. Noneho twe nidukora ibiganiro tuze nk'ababasubiza, tunabakura no mu rujijo, ariko twe akenshi tujye dusubiza komanteri mwanditse. Kuko turi hano kubera mwebwe, turi hano kubera Imana, ariko by'umwihariko turi hano imbere yanyu kubera mwebwe. Yego. Urakoze cyane Theogene. Reka tube dusubikiye ikiganiro ahangaha. Nimba nta bindi ndumva twakwisengera Imana, ariko mbere uko tusenga Imana ndashaka kuza kongera ugatanga nimero zawe za telefone, ariko ngo abantu kukubura cyane ugerageze uboneka. Buriya wenda nk'umuntu mpamagaye akambura, abikoze turi kumwe, hakagira umpamagara we uwo wambuze turi kumwe, yahita aba umukristo kuri njyewe rwose, ahita mbabarira. Niba muri social media, reka nkoreshe Ikinyarwanda, muri news, muri gospel, niba hari umuntu witaba mbamo. Yego. Nepo, ndabizi cyane. Niba hari umuntu witaba mbamo. Kandi niba hari n'umuntu ugerageza gusura, buriya nuzajya ubona nk'ubwiye akantu kavuga ngo hayi, ni ikimenyetso cy'uko ngeze kuri message yawe. Unaniwe. Reka da, naniwe, yarisibye hubwo, yarisibye, ariko nkavuga ni byari byo byose uyu muntu yari yaranyandikiye, reka mwereke ko mbibonye. Ako kantu nuzajya ubona nkavuze, duhita noneho wemero no guhita umamagara ako kanya, ubwo mba ndi ku murongo. Noneho hari n'abamamagara ntari online. Yego. Kandi ntabwo bikunda, mwese murabizi. Wahamagara umuntu gute? Wowe ugiye kuri telefone urahamagaye, kubera ko hari abantu baba bifitiye za wifi iwabo. Nigeze mbivugaho bibyara induru, ndavuga ni nta nibintesha umutwe biraha, nta n'impamvu yo kubigarura. Yego. Mbona bazimu bazikutse, imbwa zirabwejaguye, imiharira haraza, ntawe nisi imbwa, nta n'uwe mvuze izina rye. Mbona ibintu biramutse, kandi ngewe kiriya kiganiro ngikora buriya numvaga ndi kwereka abantu uko projet iteye. Ntabwo rero nigeze ntekereza ko yego nyagasani umva mushirwa iyo mushirwa, narumiwe. Rero nditaba pe, nkurikije uko nitaba nditaba. Hanyuma reka mbisabire, nubona winjije umuntu mu buzima bwawe, uzamubabarire mbere yuko agukomeretsa, hanyuma umubohore mbere yuko umwibazaho. Ako kantu mukandike, ndasubiramo. Nubona winjije umuntu mu buzima bwawe, uzamubabarire mbere yuko agukomeretsa, hanyuma umubohore mbere yuko uzamwibazaho. Bizatuma utunga umutima wawe utababaye, nta bikomere. Nicyo gituma rero nongeye kuvuga ngo mumbabarire nyine abambuze, ariko n'abambonye barambonye, kuko ntabwo ntabwo namara iminota nk'ubu ngubu nashize muri siransiye umukanya nyine, namwe murabyumva. Hanyuma rero dore ijambo ry'ingenzi rikomeye, mugerageze kuba inyangamugayo, mwubake ubwami bw'Imana muri mwe, kandi mureke tugendane mu murongo umwe. Amasengesho mumaze kubimenya bamwe. Kuwa gatatu, Yego. kuva saa 3 kugeza saa 12 nta giterane tugira. Hari n'abambaza ngo muteranira he? Oya, nimushaka ko dushiraho uburyo bwo guhura tugasenga, bizava muri mwe. Nabonye icyo nakoze mbabwira nti inzu ngari, mwabonye icyo byari bibyaye.
oya rero mwebwe ubwanyu muzabyandike muri komanteri. Niyo mpamvu nanze na bamwe gufata WhatsApp ngo mbakore mu rubuga. Buriya niyo nohereje voice igera ku muntu ku giti cye, nta bintu byinshi. Nagerageje gukora ibintu bifite isuku. Hanyuma kuwa gatatu kuva saa 3 za mu gitondo kugeza saa 12 ni umunsi wo gutabaza Imana. Yego. Kuwa gatandatu ni ibyifuzo, ngire ngo murabizi, no kubisengera. Kuwa gatandatu saa 3 kugeza nanone saa 12. Mubifate, mubizirikane, bibabemo. Utabishoboye nta pingu dufite, cyane ko mu gihe udasenze ntago ubuhimye ngewe, uba wihimye wowe n'inzu ya so. Hanyuma mureke tugwize ikintu cyitwa urukundo mu bantu, rurakenewe. Gerageza ujye ugira umuntu umwe ubwira ngo ndagukunda. Hari abantu bakenewe kubwirwa amagambo meza ku buzima bwabo. Telefone rero ni 07 83 01 002. Abantu benshi mukunda kubipa, niba muri kugira ngo mureke icamo, ntago mbizi. Iya kabiri ni 07 82 480 468 gutyo. Yego. Cyane ko iyo ngiyo sinkunda no kuyikoresha cyane. Mufatiri bakoreshe ya mbere, bakoresha iriya mumenyereye. Yesu aduhane umugisha. Hanyuma mbifurije umwaka mushya. Ibyo mwabuze byose Uwiteka abibashikirize byujuje ubuziranenge. Mbibutsa ko igihe cyo gutora nikigera tuzatore neza nk'uko bikwiye. Yego. Iyo nkunga ndayibasabye. Murabona ko amahoro ni munange, umutekano ni furu, ibindi byo ni ibisanzwe. No muri Amerika bararwara, ni Burayi barahamba. Yesu azabarindisha ukuboko kwe kw'iburyo, ariko imbere hariya mumfashe dusengera amatora, tuzagira amatora meza kandi afite isuku. Nongere kuvuga ngo ukuboko kw'Imana gutwikire ikirere cyacu cy'u Rwanda, marayika ushinzwe umutekano aturindira imbibi z'igihugu, kandi natwe mureke tube maso. Nubona umuntu akuzaniye ibintu by'amatiku, ntiwamenya umutumye, mubwira uti mpagurukira aha, viraha, reka dusenge. Yego. Turagushimiye Yesu mu izina ryawe. Haleluya. Byinshi tugezeho ni ukubera wowe, n'uyu mwuka duhumeka ni uruhare rukomeye wagize. Sengeye abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abarwayi n'abari mu nzu y'imbohe, umuntu wese ukeneye kubona ukuboko kw'Imana. Mana, ndambuye ikiganza ngo yakire ubuzima bufite ishusho, kandi bitari bifite ishusho ubihe ishusho. Mu izina rya Yesu nsengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, nsengeye abacu bari mu mahanga, bari hirya y'igihugu, ukuboko kwiza kw'Imana kubagereho. Mana, natuye umugisha ukomeye ku bantu bose badukurikirana none n'iteka ryose. Amen.